yacu n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio ni radiyo yawe, ni radiyo yanjye, ni radiyo yacu. One Nation Radio ni ijwi ryacu twese. Ndashima Imana cyane yuko namenye ko igihe mpyisi ndinjije, nicyo nshimira Imana. Kuki mutemeye ko bajurira? Umuntu wamutsinda ukifuza ko ajurira. Hemera abacamanza ntihemera abo baburana. Twebweho ntitubyifuza ko bajurira. Ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wakibaza ashaka. Ubu baravuga ngo eva yasambanye n'inzoka. Inzoka ryamana n'umuntu ushaka kumubaye. Inzoka igira inzoka igira igitego bijya kuneshwa bibaho. Twese twabaye munsi n'umubizi. None se ntituri mu Rwanda. Abayobozi b'iri shuri, hari abigisha, hari abigishwa, hari ababyeyi, hari abashyitsi bose baje muri ibi birori, turagushimira ko watubanye mu mwaka ushize, none ukaba utweretse ibyiza mu ntango z'uyu mwaka. Nyagasani uduhe kumenya ubidukoreye uwo ari we. Aba bana barangije ishuri, ariko ibizakurikiraho ntibabizi. Nyagasani ndakwinginga ngo bishyire mu maboko yuzuye bizababaho ejo. Bamwe bazaba bakire, abandi bazaba batindi, bamwe bazabaho, abandi bagiye kugira isororo. Ibyo byose ntawubizi. Mwami Imana duciye bugufi ngo twishyire mu maboko yuzuye bizatubaho ejo, tubyambarije mu izina rya Yesu. Tariki 27 Mutarama 2024, ku munsi wo kuwa gatandatu, nibwo abenshi mu bamenye izina Pastor Ezra Mpyisi bamenye ko yitabye Imana afite imyaka 102 y'amavuko. Abo mu muryango we wa hafi batangaje ko yazize izabukuru. Mu kiganiro cya none hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio, turagaruka ku mateka y'uyu mugabo. Nge turi kumwe nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Pastor Ezra Mpyisi yavukiye mu Mataba mu 1922, akurira hitwa Igitwe, ari naho yakoreye imbere yo kujya mu buhungiro mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, Mozambique, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Kenya. Yize amashuri abanza muri Rwamwata Adventist School, ayisumbuye yigira mu ishuri ry'abamisiyoneri ry'Igitwe. Icyo gihe yize gusoma no kwandika ndetse no kuvuga Igifaransa mu myaka 12. Mu 1935 nibwo Mpyisi yagiye kwiga, aza gusoza amasomo ku myaka 18, ahita ahabwa akazi ko gukorana n'abazungu nk'umukarani wabo, nk'ushinzwe inyandiko z'Ababiligi ndetse no kuzibika. Mpyisi yize kaminuza muri Zimbabwe, abapasiteri mu 1951, mu 1953 aba no mu misiyoneri i Kasai muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yamaze imyaka 3 mbere yo kugaruka mu Rwanda. Yagiye hanze nyuma yo guhura n'abamisiyoneri bo muri Amerika na Afurika y'Epfo, ndetse anigisha mu bice bitandukanye by'icyaro, yamamaza ubutumwa bwiza. Nyuma yo gusoza amasomo, yakoze mu biro by'abazungu byari Nyanza, akigisha uko umuzungu yamubwiye, yarenzaho ibye agakubitwa ibiboko 8. Yigeze kubwira ikinyamakuru Igihe ko muri Zimbabwe ngo yagiye yari impunzi, arangije ajya mu mahanga. Aha muri Zimbabwe yagiye yari impunzi, arangije ajya kwiga mu mahanga. Yarangije mu 1964, agaruka mu 1997. Yagiye muri kaminuza afite abana 3, cyane ko ubwe yivugiye ko kera
ngo abantu bigaga barabyaye. Niwe mudivantisti mu bo mu Rwanda, Uburundi na Kongo wabonye bwa mbere icyangombwa cy'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'iyobokamana, ibi bita teoloji mu rurimi rw'igifaransa. Nyuma gato yabaye pasiteri, akajya yigisha abandi bapasiteri. Ubu pasiteri yabuhawe mu 1951. Pasiteri Mpyisi kandi yari mu banyarwanda babitse amateka ahambaye yo hambere ku ngoma z'abami, dore ko yabanye cyane n'umuryango w'umwami Rudahigwa, akaba n'umujyanama wa Kigeli V Ndahindurwa, uyu watanze mu mpera za 2016. Uyu musaza yakundaga kuvuga ko ari umunyarwanda wuzuye utari ikibyarirano. Yabaye ku ngoma ya cyami ndetse yabonesheje amaso repubulika zose uko zakurikiranye mu Rwanda kugeza amagingo ye. Rudahigwa amaze gutanga, Mpyisi yakomeje kugira inama umwami Kigeli V Ndahindurwa wamusimbuye kugeza mu 1960 ubwo yahezwaga ishyanga n'Ababiligi ku busabe bw'ishyaka Parmehutu. Mpyisi yigeze kuvuga ko kwinjira mu itorero ry'Abadivantisti ngo yahuye n'umuntu amusaba kuyoboka Imana ariko ajyayo ku gahato. Yivugiye ko ngo babasangaga aho baragiye nk'Rwamwata muri Nyanza, bakabafata ku gahato, bamara kubandika basiba kujyayo bagakubita so ibiboko. Ati nemeye Abadivantisti ndetse barambwiye bati uko tukubwiye ubikora utyo ntukabaze. Ubwa mbere yambara ipantaro hari hagati y'1947 ndetse n'1948. Icyo gihe ngo yagiye kuyidodesha i Bujumbura avuye i Nyanza kuko nta badozi bahabaga. Pasiteri Ezra Mpyisi yo yavugaga byabaga bigoranye guhisha imbavu, ndetse amagambo ye yakunze guhererekanywa cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Mu mwaka ushize yavuze ko nta cyamubuza gusezeranya umukobwa niyo yaba atwite. Ati ninde udasambana ahubwo uyu aratwite undi nawe ejo azatwita. Ati ninde mukobwa udasambana muri iki gihe, ninde gahungu kadasambana muri iki gihe? Ngaho mumbwire, umukobwa atwite cyangwa adatwite namusezeranya, byose ni zero. Muri iki cyegeranyo turakugezaho amwe mu magambo atazibagirana yavuzwe na Pasiteri Ezra Mpyisi ndetse benshi bakunze kugarukaho. Inshuro nyinshi yumvikanye abwiriza ahantu hatandukanye, ariko abenshi bakitsa ku magambo akoresha abwiriza n'uko abantu bayakira. Mu magambo ye avuga ko mu myaka 60 yabwiriza ku bijyanye n'ibi bihe tubamo. Urabona abantu baba bari gushaka imibereho, abantu baba bafite ibirangaza byinshi, bigusha byinshi. Ni gute umuntu ashobora kuba yabyitwaramo muri iki gihe ko bitatworoheye? Oya, so kubyitwaramo, kubitsinda ni ibihe ibyo bintu bise. Hari irari ritumereye nabi. Irari ni muri nde? Muri twebwe. Kuki iryo rari ryawe utaritegeka rikagutegeka? Yabaye ryinshi muri iki gihe. Kujya mu kabari, ninde uhitamo kujya mu kabari? Ni inyota ibitera. Kagufata. Ni inyota isembura umuntu akajya mu kabari. Tegeka iryo rari uritsinde. Yesu yaje kuguha indwaro yo gutsinda iryo rari. Kandi muri Bibiliya harimo uburyo bwo kuritsinda cyane. Kumenya, gutekereza, guhitamo umudendezo utavogera. Yitwa Kamuzinzi. Nkorera Kigali Today na Kate Radio. Mwavuze ko umuho mwawuzanye mwagombaga kuzana mu ndege ya kompanyi y'Abaholandi. Ariko mukaba mwaramuzanye mu yindi mu buryo bwihuse. Yego. Kubera ko arabashaka kongera kudukerereza. Kuki mutemeye ko bajurira? Umuntu wamutsinda ukifuza ko ajurira. Hemera abacamanza ntihemera abo baburana. Twebweho ntitubyifuza ko bajurira. Ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wa kibazo ashaka. Watsinze umuntu ukifuza ko ajurira. Niko singututse, ariko rero ungira ngo watejagura. Hari se cyo washakaga kubaza ngo twifuzaga ko bajurira. Amva abanyamakuru niko mwambereye. Murakoze pastor, nitwa Eric bagiye gusanzwe no kuba radio y'Ijwi ry'Amerika. Mugiye gutabariza umwami Kigeli V Ndahindurwa
watanze mu mihango yo gutabariza ukurikije uko amateka bigaragaza bahitaga bagira umusimbura abanyarwanda bitega iki murakoze abanyarwanda bitega iki biteze bitega iki ngo bitega iki ngo muhango muzagera se umusimbura cyane ko mwavuze ko uwimitswe ari uwiswe umwami none se uti abanyarwanda ngo bitega iki bitega iki muri uwo muhango ndakizi se ko ndi umwe baza abanyarwanda nanjye ndazamo n'uw'abanyarwanda si uwampyisi shyira abanyarwanda hamwe ubabaze twarimo twibaza hazabaho kugena usimbura umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa bizwi n'abanyarwanda babaze abiru babaze wese murashyira mu bintu iyo abanyarwanda baje mbajyamo ariko ntabwo nagusubiza jyenyine iyo abiru baje ningirwa umwinu urabajyamo ndagusubiza noneho se none abanyarwanda bateranye rero ubabaze nanjye ndasubiza hamwe nabo Murakoze nitwa Rodrigue Birahirangana ikinyamakuru Daily Times. Ufashisi mwatubwiye uburyo ki mwagendanye muri urugendo rwose ndetse n'ikigaragara nuko tubwira ko wamubaye hafi n'umuntu umukunda muri ubwo buhunzi ariko igihe cyarageze amahoro arataha ko wari waramujyanye ari muzima ko amahoro yari yaratashye igituma utamugaruye ari muzima ni ikihe ndi perezida w'u Rwanda se ko ndi pasitoro Mpyisi jya kubaza wowe ngubu utegeka u Rwanda azagusubiza ariko kukiba ariko ngabo rero abanyamakuru bajya bansanga n'iwanjye bagashaka kunkubaganisha wese nkubwira ibyanjye nkagusubiza ibyanjye ntubaze iby'umuturanyi wanjye yewe n'abana banjye bamaze gukura bafite ibyabo bikorera ntumbaze ibyabo sinabigusubiza ndagusubiza icyanjye nguko kumenya Imana nababwiye icyo ari cyo iyo wamenye Imana ntukubagana nturarira ntujya mu bitari ibyawe unyurwa n'ibyawe ndakubwiye icyatumye musigayo ngeraho musigiye Imana ibi ya mbere kandi aho ndi nkamugirana Imana ndagukorera undagirire Kigeli harabambaza ngo kuki wamusize yuko agaruka mfumfumfu n'Imana yanjyanye iramushorera itanga icumbi nkomeza umurimo wayo n'uyu munsi ariko abari mu kaga kaba muri iyi si nkabafasha ariko batajya kwiba no kwica undi ese hari ubufasha bw'amafaranga wenda leta kugeza ubu ngubu yaba yarabahaye inde leta y'u Rwanda mfumfumfa ndi umubitsi wa leta y'u Rwanda se jya kubaza umubitsi w'amafaranga yabo ariko wese ugira ngo Mpyisi ndi pumbavu nk'abandi ndi umubitsi wa leta ujyana mu kigega cya leta uti ariko yeho undi yego yitwa George Camumaka murera RBA televiziyo y'u Rwanda na radiyo y'u Rwanda kugira ngo babaze iyo musesenguye izi ngorane mwagiye mugira cyane cyane bikarinda naho bijya mu rubanza kugira ngo muzane umugogo w'umwami azatabarizwe mu Rwanda mubona zaba zishingiye ku kese urwo ruhande rwabirwanyaga ingingo z'ingenzi rwashingiragaho n'izihe kugira ngo adatabarizwa mu Rwanda bashingiraga ku nda yabo sinabikubwiye nibyo rwose nta yindi mpamvu ngo bazabone uko agumiyo bakomeze barya ayo mafaranga amwitirirwa abazungu se babonye yaje bazayabaha undi murakoze cyane nitwa Kwizera Richard umwanya na Kigali Today ndagira ngo mbaze
nk'urwo ruhande rw'abantu n'abarindwi barwanyaga ko umugogo w'umwami waza mu Rwanda bifuje kuza kwifatanya namwe mu gutabaza umugogo w'umwami, mwabyemera? ijana gusa abavandimwe bacu se twabababarira, ariko bihari twabababarira rwose. Oya, twaranabikoze turiyo, tumaze kubatsinda tukabagenderera tukaganira rwose twarabikoze. Ijana ku ijana. Ikibigira ite irakirigata. Nta bahunze mu Rwanda se baza tukabakira nka so abavandimwe bacu, ntujya ubibona? Amakimbirane azavuka ndi bose nzarangiza uruhande rwanjye. Niba rero bazanye amakimbirane bazafata nyuma bazivamo, ariko mu bigaragara bimbwiye ati nsizeho namwakira ijana ku ijana rwose. Yego, murakoze cyane. Leo tumekuja hapa tukiwa tunazungumzia kuhusu mfalme wa Rwanda Kigeli wa tano. Mazishi yake yatafanyika hapa Rwanda, lakini ni mfalme wa Wanyarwanda wote. Mpaka leo ni mfalme wa Wanyarwanda ingawa alikuwa nje ya nchi. Tunapenda kujua ni ushirikiano gani ambao umekuwepo katikati ya familia yake na serikali ya Rwanda, kwa sababu hata kama nyinyi ni watu wa familia lakini pia ni mfalme wa nchi, ni ushirikiano gani ambapo upo katikati, ama ushirikiano gani ambao unaendelea katikati ya Rwanda, serikali na familia yake, ili mazishi yafanyike vizuri? Asante. Mimi najua ushirikiano wangu na serikali ya Rwanda, lakini sijui ushirikiano wa mtu mwingine na serikali ya Rwanda. Tunazungumzia kuhusu ushirikiano wa Rwanda na jamaa yake. Hao wote, mtu yeyote katika Rwanda, jamaa yake wao wengine, kila mtu anajua ushirikiano wake na serikali ya Rwanda. Najua ushirikiano wangu na serikali ya Rwanda, sijui ushirikiano wa mtu mwingine. Najua yangu tu, sijui ya mtu mwingine. Ikiwa ni jamaa ya mfarume, ikiwa ni mtu mwingine ni yake. Ni mimi najua ushirikiano wangu individual na serikali ya Rwanda. Siwezi kuingilia mtu mwingine. Naomba nini Wanyarwanda kwa ujumla katika mazishi ili yafanyike kwa heshima kama mfalme wa Rwanda? Ni nini ambacho kinapaswa kufanywa na Wanyarwanda kwa ujumla? Sijui Wanyarwanda, najua mimi. Uniulize mimi, siweze kuingilia huyu ana ushirikiano. Wanyarwanda wana ushirikiano na serikali ya Rwanda, sijui. Ni mimi najua ushirikiano wangu na serikali ya Rwanda. Ukoje huo ushirikiano wako na serikali? Mimi naheshimu serikali, na Biblia inasema uheshimu serikali. Iki gikorwa cyaramuka kibaye nyine mukicara mukaba mwavuga mutenda ntiyasize avuze uzamusimbura, ariko mukavuga muti uzamusimbura mwe muvuganye n'abiru n'uyu nguyu ni runaka, ni mu muryango we. Yego, icyo gikorwa cyaramuka kibaye imbere y'itegeko nshinga y'u Rwanda n'ubundi ritemera ko ubundi ni Repubulika ntabwo ari monarchie, murumva mutazaba muruhira ubusa igihugu kitemera umwami ko aba umwami mu gihugu. Leta sigizwe n'iki? Leta igizwe n'iki? Leta igizwe n'abaturage n'Abanyarwanda. Abaturage n'abanyamahanga baratuye. Igizwe n'Abanyarwanda. Abo bakuru nibo bazasanga leta baganire nayo, si wowe sige. Ubwo mwaba muvuga ko ingingo igomba kuvuga ko itegeko se nirihinduka, nibyo muzasaba abo ngabo igihe bazabijyamo bazarihindura cyangwa binanirane, ariko ntiwacu urubanza batari bagira bate, batari baterana. Uruhare rwa guverinoma kugeza umunsi rwa guverinoma rwa leta ndi guverinoma nzababwira ngeze he, ndasubiriza guverinoma ndinde ndi babafashije nicyo dushaka kumubwira, ukuntu babafashije kugira ngo wenda imfashanyo yabo twayakira 100%. Ariko mbaza uti
imfashanyo babahaye warayirukanye icyo ndamusubiza urayibabaza rero urayibaza leta mwitubwire mwe dusobanurire no kutubwira amagambo make simvuze ngo muravugira guverinoma ngiye kubera ibanga ngo umuntu ampa ikintu mu ibanga ngiye noneho reka tuvuge ko babafashije gutyo gusa erega leta yarabyanditse oraha iyi nzu ni yande aho wicaye aho twicaye n'abazana n'ahandi dore imfashanyo ya mbere wumva se dore imfashanyo ya mbere turi mu nzu icyumba kiberamo inama cya minisiteri yande ya minisiteri ya leta na siporo ndakurusha ubwenge ni umusaza iyi ni iya siporo share ko abato b'uwo mwabaye ni iya leta na siporo iyo ni iya leta ntabwo iyi nzu ari iya siporo nzigisha mpereze rwose dore imfashanyo ya mbere yaduhaye ni hari umuntu ushaka yego undi yego baguha icyuma ashaka erega ndasubiza kandi nigisha ngewe cyo nari kubaza ni uko ese abo biru bari hehe basi kugira ngo tubibarize muri kumwe ahangaha ku buryo twajya tubabaza kuko harimo ibyo birimo kugorana gusubiza kuko mwebwe ubwo utari mu biru ngwino ufashe tujye kubashaka sindi umwiru yego umfashe tujye kubashaka ntabari hano mu Rwanda ntabasanzwe abo twabaza sindi umwiru niba bahari badahari simbizi kuko ntari umwiru hariho kukimushyira mu bintu bitari ibyanjye ariko nimushaka ko tujya kubashaka nimuze duhaguruke twese ariko mwibaza mpyisi wenyine niba bahari simbizi niba badahari simbizi ndabashaka wigize ko ndashaka kuba n'umwami bashaka kuba abamini bajye kubashaka banyamakuru ndabashimiye kandi rero mufite akamaro gakomeye cyane kuko ubu ni mwebwe mugiye kubitangaza ariko ikindi banyamakuru ndabihaniza iteka ryose kandi bamwe muri mwe narabihanije murabizi mwirinde kongera mwakunya mwirinde kongera mwisukari mubivuge nkuko nagize nte nabibabwiye mwirinde kakunyu kanyu na ya sukari cyangwa se kugabanya icyo ni ikintu kibi cyane ni ikintu kibi nkuko nabibabwiye niba ari bibi nzabyemera niba ari byiza nzabyemera ariko mwirinde kongeraho reka bijya kunishwa bibaho twese twabaye impunzi ntimubizi none se ntituri mu Rwanda iyo ni imana iyo ni imana uzi abanyarwanda turinjye twita yubaho roni twayitaga imana baratwicanye no mu Rwanda aya ni muhumure ikibazo cyageze kuri roni abandi bagahakwa natwe kugazungu ikibazo kiri roni twari tuzi ko ari imana pumbafu n'ibicucu twe ikibazo cyageze kwa Yesu Kristo cyageze ku muzungu w'igisambu abe bahimba amayeri bamukubita mu ngoyi bamwambika ibyenda byinshi bashyira ku nda ye bahuzuza ibyenda ngo ni umugore utwite bamutegesha igitambaro bamushyira mu ngoyi baraheka baraza bageze ku kagera bahasanga ibisirikari biharinda babyandagazamo byeri inzara yari yatishe bazana n'amafaranga iyi biragatsindwa batari muhitisha uwo mubyeyi wanyu agiye ngo itora ry'agaciro gatsindwa ngo iki urajya impaka nanjye se kuri wenyine nanjye usanga kamarama uri wenyine udafite uwo mujya impaka banyarwanda mwakijutse mukamenya imana iyo sisesero niyo yindi twiringira aho bakwigishije abana ayo mateka twari turi kuri sitade amahoro ugasanga abana bari mu kiruhuko baje kwiga karata mu mwuka byara ubu turaganisha hehe
abahamagaye impyisi ngo abigishe aya mateka cyangwa uyazi barajya kwiga karata, barajya kwiga kudansa bambaye ubusa. Mbega urubyiruko rw'ejo abakobwa barahanga kuki mujya kudansa bambaye ubusa ngo barandeba sinjyewe bafite kerezi arakagagwa hepfo ahangaha mu mwoga karaga agashoferi karudahigwa kamurari katahanye inka 150 yaragiye atafite n'ihene. We wakoreye ikigeri iki ko namujyanye muri Amerika, we wamumariye uko byagenze rero. Abatumva ikigeri binjije usanga abantu yamaze iki kigeri popa gicucu nimba arahabe bibwira ngo kireba ari igitutsi atanga amateka. Umva ngize mfite ibyago n'ukuri icyo gicucu cyamaze iki yewe inkotanyi zazanywe na za nka za kigeri nk'uko inkotanyi zasabye kumvikana bakajya hehe bakajya he Arusha, ariko cyane ukurya gusa y'umumenya n'umusore hari kumvikana Arusha. Kigeri niwe wabitangiye n'ukuri niwe wabitangiye akagagabo karanze. Tuganira n'ingabo abo bantu barahari baranzi duhora delegasiyo ebyiri hari ndetse bamwe bicaye ahangaha niwe bavuga nijye bamuseberaga urangisha impaka baguharisha nawe urabireba ukayibwira nk'uko ubwira mugenzi wawe nawe mupfukama mana uzi rero yacu nuko bajyana ayo mashengesho nyanguru. Kigeri arasenga yakundaga Imana yakikunda yavugaga ati byanjye bizwi n'Imana nanjye ndasenga na benshi ndarasenga dupfukamutse. Kigeri rero yakundaga gusetsa ati benzi ko nasenze na Pastor agasenga nawe ugasenga batwiganaga cyane. Aya nakubwira abantu bakuzaza bibasetsa nuko benzi atumva Nyagasani nukuri nabika nagasingiye kubeshya nuko ariko azana ikintu gituma duseka twari twihebye. Nuko tujyayo ndababwira uzi icyo nababwiye sinkivuga nibagiwe burya kirazira hari ibikuba n'ibitatu n'aya mateka mbabwira harayo nabo naho ibintu byinshi kirazira iwawe ikintu kikagaruka kikarokoka ibintu byose. Abanyarwanda mwavuye mu bintu mugaca ubwenge umwana mukaza agahagarara imbere y'abana ababyeyi n'umwabayobozi akabwira abana ngo umugabo ahura n'umugore babyara batyo hari mu kazi ubuse ko bize babyariye you are born with this. Iki kintu Imana yabishyize muri wowe uvuka uzi uko bigenda. Ureba hari ibicucu bigira mvani nagize yataye umwami naramutoye ko musize ahantu heza, ariko Kigeri ahagaze imbere yanjye n'Imana igahagarara imbere yanjye nahita n'Imana ntabwo nahita mu Kigeri. Uranyumvise
Kigeli saba abantu Imana izatunga uwo Kigeli imukorera ibyo ntabashaga kumukorera. Tariki 14 Ukuboza mu mwaka duteye umugongo wa 2023 ubwo yatambutsaga ubutumwa bwagejejwe kuri chaîne ye ya YouTube, ubwo yarari kunyumuza amakuru yari amaze akanya ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yitabye Imana. Mu butumwa icyo gihe yatangaje ntiyibagiwe gukora ibyo yari asanzwe amenyereweho bijyanye no guhugura no gushishikariza abantu benshi inzira y'agakiza. Yavuze ko nubwo ababara ariko ashima Imana ko akiriho, anatebya cyane ati murebe nafunze ni karuvati, ati ninyubabwira ko nkiriho, si umuzimu we ninyubabwira ko nkiri muzima, kandi nkaba mbishimira Imana ko nyibasha kuvuga, kumva, kureba, kwandika no gutekereza icyo mvuga icyo ari cyo. Ku rundi ruhande ariko Pasiteri Mpyisi yarahirutse kugaragaza ko yifuza gutabaruka ngo kuko yaba aruhutse ububabare yaterwaga n'uburwayi yari amaranye igihe kitari gito. Pastor Ezra Mpyisi yitabye Imana ku myaka ye 102. Imana muri uko rudashira. Nitwa Simon Stizo Muhumuza, yikurikiye ni One Nation Radio, ijwi rya diaspora. iradiyo yacu n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio ni radiyo yawe, ni radiyo yanjye, ni radiyo yacu. One Nation Radio ni ijwi ryacu twese.